Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge, umugabo wari uvuye mu kabari saa 9 z'ijoro yateye intambwe zigera muri 50 apfira ahageze. Uyu mugabo yabonywe n'abaturage mu gitondo ubwo bari barimo bajya mu kazi babona gutabaza. Aba ni bamwe mu baturage twaganiriye badutangariza uko bamenye runo rupfu rwa nyakwigendera. Ni n'umuvandimwe wanjye ahubwo rwose ntabwo arakomeye ukundi. Bahamagaye mu gitondo kuri telefone bambwira ko uwo mugabo ngo ya Jonathan bamusanze ku nzira yapfuye. Bamusanze ari mu nzira nyine n'abantu bagenda mu gitondo. Bagendaga bagiye kwifotoza ngo nibo bamubonye. Nashatse kugira ngo nibasaba Imana ko na hano arahari, ngira ngo ni wowe umusaza. Ariko ntabwo. Aya makuru nari njyanye umutwaro wanjye ari umujyanama w'ubuzima. Noneho yabyutse ajya gusuzuma umurwayi bamuhamagaye. Aricara mu gihe ari gusuzuma umurwayi rero telefone ye irasona. Isonye n'undi mujyanama w'ubuzima wari umuhamagaye ati wamenye ibyabaye? Undi ati hoya. Ati Nsabimana Jonathan ati yapfuye. Undi ati se yazize iki? Ati bambwiye yuko yaguye imbere yo kwa Nyarugendo, ati ntabwo tuzi icyamwishe. Ati rero ati tanga amakuru y'ibyo bintu byabaye kwa muganga kuko batanga amakuru. Nuko nabimenye, nuko nsigara mu gusuzuma, reka nzamuke ndebe iyo nkuru ko ari impamo. Ndazamuka noneho mbona ahantu yari aryamye, nuko twabimenye. Bambwira ati Nsabimana yapfuye. Niyo makuru nzi. Wowe utuye hano? Ntuye inaha. Wigeze umubona? Usibye ko nagiye kureba aho aryamye gusa. Nta bikomere yari afite? Nta bikomere yari afite, ariko namubonye amarira araza, njye sinamwegera kuko ni musaza wanjye. Yitabye Imana mu rugo rwe cyangwa? Oya, ni ku gasozi mu gitondo. Nubwo umuntu ambwira ati umusaza wawe yapfuye. Bakomeza kandi bavuga ko uyu mugabo atari arwaye, bataba bazi ikintu kimuhitanye. Oya, ntabwo ararwaye. Nkatwe ntabwo twamenye kubera ko yari umuturage tubyinana, dukorana, tubana muri gahunda zose. Ubwo rero ko yapfuye ntabwo twabimenye. Bose ntacyo twakeka, ntago mbizi kuko urumva iyo nkuru nyumvishe mu gitondo, ntawe wari uzi aho yiriwe nuko byagenze. Nimba babashije kumugeraho hari ibikomere yari afite? Nta gakomere namba usibye kamambiri imwe nabonaga yavuyemo, mbega yari afite n'isuku, nta n'ubunyere bwawe ngo ubone ko yaba yagondaguranye n'abantu. Ni ikibazo twagerageje kubaza umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, ariko ntibyadukundira amakuru twamenya kuri uru rupfu rwa nyakwigendera tukaba twayabagezaho mu makuru yacu ataha. Sekanyamba Jean Damascene, ATV mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.